si uko ari muremure ubwiza cyangwa kuba aturuka mu muryango ukize, ahubwo ijwi rye rijyana ubyo abifatanya gukirigita imirya rya gitari byonyine byatumye abanyarwanda, East African ndetse n'Uburayi bwose twemera kandi twemezwa n'ubuhanga bw'uyu musore. Kuri ubu byagoranye abakuru bo gukunda umuziki ndetse nawe utawukunda kumara umunsi utumvise izina rye kabone yewe niyo uwa mbere washira sinzi kuba ko washira. Ese Ngabo Medali Hobart wakuzwe kandi akamenyekana nka Meddy ni muntu ki? Ngo ikaze mu kiganiro tujye kurebera hamwe urugendo rutangaje rwamuranze mu muziki, ubuzima butangaje yakuriyemo kiri umwana ndetse n'ubuzima bwe bw'urukundo. Ibi byose kandi bikarangiza tureba umutungo atunze cyane kamwe mu Nyarwanda batunze agatubutse cyangwa se batunze agatubutse cyane iwacu. Njye bateguriye kandi bageze ikiganiro Tizi ya Boy Don. Iyi ni Don 250 nguhaye ikaze. Reka duhere mu gihugu cy'abaturanyi, aho ni mu Bujumbura, aho akaba ari mu Burundi. Nibwo tariki 7 z'ukwezi kwa 8 mu 1946 umupapa Sindayihebura Alphonse we na madamu we cyabo Alphonsine bibarutse umwana w'umuhungu maze bamwita Ngabo Medali Hobart. Ababyeyi be nabwo bari abakunzi b'umuziki cyane ko papa ubyara Ngabo Medali yari umucuranzi mwiza wa gitari. Gusa inkuru ibabaje ni uko Meddy atigeze abasha kurerwa na se cyangwa se agira amahirwe yo kurerwa na papa we kuko ise yitabye Imana ubwo Meddy akiri umwana mutoya. Meddy akunze umuziki akiri umwana muto cyane, ngo cyane ko mama we yamureze amukundisha umuziki. Kuri mama we yumvaga Meddy agomba kuzuza ikivi cya papa we cyane ko nase yifuzaga ko umwana we yazaba umunyamuziki. Ngo rimwe na rimwe iyo Meddy agasoje amasomo ya nimugoroba, mama we ashobora kumwicaza akamwigisha gucuranga ndetse no kuririmba indirimbo za Bob Marley by'umwihariko Redemption Song. Gusa nubwo Meddy yakuze ameze nk'utegurwa kuzavamo umunyamuziki mwiza, ntabwo we yumvisha ko ari ibintu bishoboka cyangwa se yazavamo ikirangirire. Ahubwo kuri we yumvaga yakikinira boxing cyangwa se imikino y'itera bipfunsi, cyane ko ngo yamana no gutera ibipfunsi yimvisha mu bwa mbere ubwo kwitaga umwana biganaga. Kwiyumva muri uyu mukino no kuwukunda ndetse umukino w'iteramakofe umutemaga mu mitsi byaje gutuma Meddy agana dojo kwitoza umukino agamije kuzawukina kinyamwuga. Aho kandi akaba harasagaga umwaka wa 2023. Gusa mama we utari wishimiye kubona umwana we avamo indwanyi, yagerageje ibishoboka byose ngo amuhagarike hamwe n'inshuti n'abavandimwe, biza kurangira Meddy nawe ahisemo kumvira ababyeyi ajya kwiga ibisanzwe. Tugarutse ku myigire ye dusanga Meddy arize ku ishuri ry'incuke rya Ecole Independante mu Burundi. Ubwo umuryango wimukiraga mu Rwanda birumvikana nk'umwana agomba kuzana nabo, hanyuma akomereza amashuri yabanza kuri Ecole Primaire Saint Joseph. Ahantu yize imyaka 3 ageze mu wa 4 arahava yerekeza kuri Primaire La Colombe. Nyuma mu mashuri yisumbuye Meddy yaje kwiga maths physique nabo kandi ku ishuri kuru rya La Colombe. Avuga ko yakomeje kwiga siyanse muri kaminuza nziza cyane ya Atlantic County iherereye muri Texas. Akaba nawe yaje gukomereza gahunda ze z'ubuzima. Twinjiye muri kariyeri y'umuziki duhereye mu mwaka wa 2008. Meddy mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye yaririmbaga mu itsinda rya Justified mu rusengero rwa Zion Kigali. Itsinda yabanagamo n'abaririmbyi ndetse n'abandi banafite amazina akomeye mu myidagaduro nyarwanda. Aha twavugamo nka The Ben, uyu akaba inshuti ye ndetse n'umwunganizi we mu by'umuziki, n'abaproducer batandukanye nka Mucyo Nicholas hamwe na Mbabazi Isaac wamenyekanye kandi nka Lick Lick. Igitangaje nkuko Meddy abyivugira avuga ko yatangiye umuziki nk'uwabigize umwuga ariko dinga indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana nubwo abantu bamenya mu ndirimbo z'urukundo. Aha avuga ko indirimbo ya mbere recordings ari indirimbo yitwa Igihe cy'Imana nubwo itigeze isohoka ngo abanyarwanda bayumve cyangwa se igera hanze ngo abantu bose bayimenye. Duhereye mu mwaka wa 2008 kugeza 2010 nibwo ibitangaza mu buzima bwa Meddy byatangiye kuba, ndetse kariyeri ye mu muziki irazamuka abona ko byose bishoboka. Aha ngaha aramenyekanye akora hit nyinshi, twavugamo nk'indirimbo y'Isakaramata ivaho akora Amayobera ndetse n'indi yise Ese Urambona. Izo zose kandi zakozwe na producer Lick Lick wari usanzwe amutunganyiriza imiziki. Indirimbo zakunzwe cyane ku buryo budasanzwe maze Meddy arushaho kwigarura imitima y'abanyarwanda. Amaze kubona ko bimeze afatana n'amahirwe yari ahawe akora izindi ndirimbo nyinshi kandi zakunzwe cyane, akora yitwa Igipimo, ashyiraho Ubanza Ngukunda hamwe n'iyise Inkoramutima. Ibi byose kandi yakoze mu gihe kingana n'imyaka 2 guhera 2008, 2009, 2010 nibwo kariyeri ye mu muziki yazamutse ndetse abantu bose baramumenya Meddy abikimenya bose. Tugarutse 2013 Meddy yaje kuva mu Rwanda yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahantu yaje gukomeza gahunda ze z'ubuzima, akimara kugera yahise yinjira muri label ikomeye cyane izwi nka Press One. Muri iyi myaka Meddy ndetse na mugenzi we The Ben bari abanyarwanda bakomeye cyane kandi bakunzwe hirya no hino ku isi. Byaje gutuma tariki 9 z'ukwezi kwa 7 2010 bombi batumirwa mu gitaramo cyateguwe n'aba diaspora cyiswe Urugwiro Conference, nabo bahitamo kuhaguma.
Meddy yakomeje gukora umuziki atuye muri Chicago n'ubundi muri Press One label. Ahangaha yari kumwe na The Ben ndetse n'umuraperi K8 Kavuyo hamwe na producer wa Lick Lick. Naho video zabo zo zakorwaga na Cedru akaba director wabo. Ku ruhande rwa Meddy yakomeje gukora umuziki mwiza kandi umeze neza, yagaragaje indirimbo nyinshi zitandukanye nka Oyama, Nasara, Holy Spirit ndetse na Kigali. Yakoranye n'abastari benshi babazwaga muri label imwe nawe yitwaga Press One. Ibyo byose kandi byatumye Meddy akomeza kubaka izina hirya no hino ku isi, by'umwihariko kandi hano mu Rwanda ko yarakomeje kubaka igikundo kidasanzwe. 2013 kugeza 2017 imyaka itatu ibagenda mu buzima bwa Meddy. Ese ureruka indirimbo nka Nta Wamusimbura, Nasara, Burindi Bucya, At The Top ndetse na hit ibihe byose Slowly, yo imaze gucagayirwa kuko ariyo ndirimbo ya mbere mu Rwanda imaze kurebwa n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube, imaze kurebwa n'abasaga miliyoni 120. 2020 kugeza ubu twese tuzi indirimbo nka My Vow yaririmbiye umutambukanyo ndetse na Queen of Sheba, ziri mu ndirimbo za nyuma yafungiyeho ubundi akiyegurira gospel cyangwa se kuramya no guhimbaza Imana ko n'ubundi arizo yatangiriyeho. Muri gospel Meddy yamaze gukora indirimbo zitari nkeya zakunzwe n'abatari bake, aho twavugamo nka niyo ndirimbo n'ubu ngubu ikiririmbwa yakoranye na Adrien Misigaro ndetse niyo aherutse gusora vuba ngaha yitwa Blessed. Meddy ubu ni umupapa ufite umugore witwa Mefira Mimi, akaba umunyetiyopiya. Yamenyekanye kera cyane kuko yari asanzwe amukoresha amashusho y'indirimbo ze, aho twavugamo nka Nta Wamusimbura ndetse bakaba bafite n'umwana umwe w'umukobwa baherutse kwibaruka. Agaciro k'ibyo atunze tugendeye kuri Wikipedia bavuga ko atunze asaga miliyoni 6 z'amadolari, ubishyize mu Manyarwanda namwe murayumva. Aho ngaba kandi hakaba harimo inzu atuyemo, imodoka agendamo ndetse na platform ze uko ziba zihagaze, aho ngo twavugamo nka YouTube ndetse n'izindi. Ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga za Meddy ndetse n'uburyo Meddy akurikiwe n'abakunzi be, dusanga Meddy afite Instagram ebyiri, ariko twe turibanda ku yitwa Meddy Only kubera ko Meddy Update yashyiriweho abakunzi biwe. Ku rubuga rwa Instagram ya Meddy yakurikiwe n'abasaga miliyoni 1, amaze gupostinga inshuro 1500, agakurikirana nawe ubwe abantu 385. Akaba mu Banyarwanda baciyaga kuko ukurikiwe n'abasaga miliyoni 1 ndetse akinjira mu ruganda rw'Abanyarwanda bafite Instagram zikomeye cyane hano muri Afurika. Ibyo byose kandi birajyana na YouTube channel ya Meddy yafunguwe mu mwaka wa 2013 imaze gushyirwaho video zisaga 35. Kuri ubu views zose hamwe ni views miliyoni 302,196,904. Abakoze subscription kuri YouTube channel ye nasaga miliyoni 1,510. Bimugira umunyarwanda wa mbere urusha abandi subscribers yaba bakora content bisanzwe ndetse n'abahanzi muri rusange. Mu kwezi ku rubuga rwa YouTube Meddy ashobora kwinjiza hagati y'amadolari 252, ashobora kuzamuka akajya ku 12,000 by'amadolari, ubwo mu Manyarwanda asaga miliyoni 13. Hanyuma ku mwaka yinjiza hagati y'amadolari 9,000, ubwo ni hafi miliyoni 11 z'Abanyarwanda, azamuka akikoza mu 144 n'amadolari 4. Ubwo kandi dushyize mu Manyarwanda asanga hafi miliyoni 152 gutyo ugendeye ku gaciro k'idolari ubu ngubu. Yes, ndashimye tukabanya muri iyi video ko itangira kujya tuyisoje. Kwibisaba ukanda like and comment kugira ngo ibutaha tumenye ngo wakunze iki ngiki cyose n'icyo utakunze tugihindure. Share nyinshi kugira ngo abandi bamenye content zacu dukora za buri munsi, hanyuma utiwe gukanda subscribe yawe kuko subscribe ni ingenzi cyane. Hanyuma ngabanya muri iyi video, it is your boy Don. Till next time, peace.